mu gihe imbuga nkoranyambaga zikomeje kuba igicumbi cy'amakuru agenda asakazwa n'abazikoresha hirya no hino ku isi, hari ubwo ziba intandaro yo kwangiza ubuzima bw'abandi binyuze mu kubasebya, kubaharabika ndetse no kubashyira mu kaga. Iki ni ikibazo kimaze kugarukwaho by'umwihariko na hano mu Rwanda, aho ibiri kuvuga ubu ngubu ari kuri DJ Sonia Kayitesi, aho ikibazo cye kimaze gufata indi ntera, ahavuga ko ubu atakibasha guceceka ngo kubera ko bimaze kumurenga. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize, DJ Sonia ni umwe mu bakomeje kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga, aho bivugwa ko yasambaniye mu bwiherero bw'akabari, aho yari arimo avangira imiziki ku mbuga nkoranyambaga. Hasakajwe amakuru y'uko mu mpera z'icyumweru gishize DJ Sonia yasambaniye mu bwiherero bw'akabari gaherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Aya makuru yarakwirakwijwe cyane, bamwe bahita bayizera nta kimenyetso gifatika gitanzwe, abandi bayafata nk'ibihuha bigamije kwangiza izina rya DJ Sonia. Mu majwi yasakaye harimo umusore wavugaga ko DJ Sonia yaba yaragiranye ibihe byihariye n'umwe mu bagabo bavuga ko ari abakire mu mujyi wa Kigali, ndetse ko hari umukozi ushinzwe umutekano wari wahawe amabwiriza yo kurinda ubwiherero bw'abakobwa mu gihe aba bombi bari baburimo. Byanavuzwe ko igikorwa cyamaze iminota irenga 40, ndetse ko nta wundi mukobwa wari wemerewe gukoresha ubwo bwiherero mu gihe Sonia yari ari kumwe n'uwo mugabo mu bwiherero bw'abakobwa. Ni amakuru DJ Sonia yahakanye yivuye inyuma, avuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa bigamije kumuharabika, kumutesha agaciro ndetse no kumwicira izina. Nyuma y'uko aya makuru amaze gukwirakwira, DJ Sonia yashyize hanze ubutumwa bwafashwe nk'ubugaragaza uburemere bw'ibyo arimo kunyuramo. Yanasangije abamukurikira amajwi y'umuntu wamuburiraga aho hari abantu bafite umugambi wo kumugirira nabi. Morning Sonia, anezere kubisa shamana. Ihangane ibintu byo kuvuga ntabwo ari ibintu byiza. Sa iriya mihanda ya za Giporoso Gisimenti uyitondere kabisa. Sha ntabwo yo kubifuriza neza, hari abajeni numvise ubitondere, kandi bitewe no mu gihe cy'umukobwa ushaka kubishyura ngo baguhemukire. Mu gihe cy'umukobwa w'inzobe, mu gihe cyo witondere kuko amakuru ari meza, ari kubijya hakiri kare, mubare witondere rwose. Umuntu uguhamagare ngo umuntu abonane ntuze kuza kubyemera, kashaka kudukoresha mbaye nkuraguye, nuza kukurenga kuri amabwiriza ikikubaho. Nyuma y'ibi, DJ Sonia yagaragaje agahinda n'umujinya aterwa n'ibyo ari kuvugwaho. Niba ari wifunguye yanditse ati: ndatabaza, maze imyaka 3 nsaba ubutabera simbuhabwe. Birababaje binateye agahinda kumara imyaka 3 yiruka mu nzego usaba ubutabera ariko ntubuhabwe. Byatangiye mu kwezi kwa karindwi 2023, atanze ikirego muri RIB nsaba ubutabera no kurenganurwa kubera agatsiko k'abantu bantoteza, bakamparabika, bantesha agaciro, bakanampimbira inkuru zitandukanye bagamije kunyangisha abantu. Mu bihe bitandukanye narahamagajwe, nakirwa n'abakozi ba RIB ntanga statement, ariko aho kumfasha bagahindukira bakabibwira abo nareze bagakomeza kuntoteza. Nyuma nahisemo kwitabaza Minister Jean Abdallah musaba ubufasha, kuko kuri iyi nshuro byari bigeze aho batangira kunteranya n'abakoresha banjye ndetse no kwinjira umuryango wanjye. Nasabaga ubufasha Minister kuko abamparabika babarizwa muri ministeri ayoboye. Minister yambwiye ko ntacyo yamfasha, ahubwo nkwiriye gusubira muri RIB. Ku nshuro ya kabiri nasubiye muri RIB, noneho ndi kumwe n'umunyamategeko wanjye Ibambe Jean Paul. RIB yongeye kwakira ikirego cyanjye tariki ya 26 ukwezi kwa karindwi 2025. Narongeye nkoreshwa statement nsubiramo ibiri mu kirego cya mbere, tunagaragaza ko itotezwa n'iharabika nkorerwa rikomeje ku mbuga nkoranyambaga kandi riri gufata indi ntera. Kuri iyi nshuro banshinjaga indwara zidakira, batangira no guhimba inyandiko, chat, bakazinyitirira,
barangiza bakazikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga nk'aho bidahagije, bakantumaho abantu bigamba ko bazanyumvisha. Bamwe bakansaba amafaranga ngo bahagarike kunzebya cyangwa ngo bakore agatsiko nanjye ko kundwanira kuri social media. Ibi ni bike cyane mu byo nagakwiye kuvuga cyangwa kugaragaza, ariko abakurikira imbuga nkoranyambaga ndahamya ko bahamya iby'iri totezwa nkorerwa, kandi hari abatangabuhamya cyangwa ibimenyetso bihagije byaratanzwe, ariko bikomeza kwirengagizwa. Mu ntangiriro z'iki cyumweru harongeye hahimbwa izindi nkuru zimparabika, ubu ziri gukwirakwizwa. Nagerageje guhamagara umuvugizi wa RIB Murangira BTL, sinabasha kumubona kuri telefone. Mfata umwanzuro wo kujya kuri ofisi nifuzaga kubonana nawe cyangwa umuyobozi mukuru wa RIB ngo mbabaze impamvu ibirego byanjye bititabwaho cyangwa niba batabona yicwa rubozo nkorerwa. Nagezeyo bambwira ko tudashobora kubonana kuko nta appointment mfite. Nsabwa kuyihabwa, barambwira ngo ningende nze kongera mbahamagare. Ubu se nicare ntuze ntegereze igihe appointment izabonekera? Cyane ko noneho natangiye no koherezwa amajwi bambwira ko ninongera kujya mu kazi nzagirirwa nabi. Mpunge se cyangwa ntabaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Nkora iki ngo mbone ubutabera? Iyi ni ibaruwa Sonia yanditse ayinyuza ku mbuga nkoranyambaga ze. Kora subscribe kuri Rwandalive. Hari indi baruwa yashyizeho igaragaza ko ku itariki 26 ukwezi kwa karindwi 2025 yatanze ikirego kiriho abantu 7. Ibyaha baregwa harimo kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, gutangaza amakuru y'ibihuha, gutangaza amagambo cyangwa amashusho binyuranye nuko byafashwe. Iyi baruwa yaragira iti gutanga ikirego nyakubahwa umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, mbandikiye ngira ngo mbagezeho ikirego ndegamo abantu navuze haruguru, bamwe nkoresheje amazina yabo bwite, abandi nkoresheje amazina biyita ku mbuga nkoranyambaga ari nayo bakoresheje bakora ibyaha mbarega bikaba bingiraho ingaruka. Ibyaha abandega bakoze bakaba barabikoze batangaza amakuru y'ibihuha agamije gutuma ntakarizwa icyizere, bahimba inyandiko banyitiriye kari ikiganiro. Iyi ni ibaruwa yatanzwe ariko avuga yuko tigeze ahabwa ubutabera, akaba ahisemo gusaba inzego zibishinzwe harimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo binjire mu kibazo cya Sonia. Sonia ni umwe mu bakobwa bake bageze ku rwego rwo kwigaragaza mu mwuga wo kuvanga imiziki mu Rwanda, umwuga wari usanzwe ugaragaramo abagabo benshi. Mu rugendo rwe yagiye yigarurira abakunzi b'umuziki binyuze mu bitaramo bitandukanye no kwerekana ubuhanga mu kuvanga imiziki. Kuba ari umuntu uzwi cyane bituma amakuru amuvugaho kwirakwira byihuse, yaba ari ukuri cyangwa se akaba ari ibihuha. Ikibazo Sonia yagarukaho si cyihariye kuri we gusa. Mu myaka yashize ibikorwa byo guharabika abantu, gukwirakwiza ibihuha no kubashyira ku nkeke hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga byakomeje kwiyongera. Amategeko y'u Rwanda abihana, itegeko nimero 60 ryo mu 2018 ryo gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga riteganya ibihano ku muntu hoza undi ku nkeke cyangwa akamukurikirana akoresheje ikoranabuhanga, cyber stalking. Iyo cyaha gihamye uwagikoze ashobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'amezi 6 n'imyaka 2, ndetse acibwa n'ihazabi hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha narwo rwagiye rugaragaza ko gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gusebanya cyangwa se gukwirakwiza amakuru atizewe hagamije gushakisha ababakurikira cyangwa ubwamamare bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'ababikora kandi bigahanwa n'amategeko. Ku ruhande rwa Sonia avuga ko icyo yifuza muri iki gihe atari gusubiza abamuvuga, ahubwo ari uko inzego zibishinzwe zikurikirana abashinja kugira uruhare rwabo mu bikorwa byo kumuharabika kugira ngo haboneke ubutabera no gukumira ibisa n'ibi bishobora no kugera ku bandi. Subscribe kuri Rwandalive.